Ezra Mpyisi yavutse ku ngoma y'umwami Musinga aho no mu mwaka w'1922 igihe ababiligi bakoronezaga u Rwanda. Ezra Mpyisi yavukiye ku musozi wa Gishike hafi ya Nyanza yahoze ari umurwa mukuru w'u Rwanda. Icyo gihe umusozi wa Gishike watwarwaga n'igikomangoma Gahondogo naho Nyanza igatwarwa n'umutware Kayondo Kambanza Bigwi. Mpyisi yavutse ari umuhererezi mu bana b'iwabo. Se umubyara yari yarapfushije abana benshi. Mu gihe cy'ababyeyi be bizeraga ko iyo umwana avutse bakamwita izina ribi urupfu rutamutwara. Data yanyise Mpyisi ari mu buryo bwo gusenga Imana ye yarazi. Yari yarapfushije abana benshi. Nza kuvuka nijye wabaye umuhererezi. Nuko barabije bati uyu nguyu nawe urupfu ruzamutwara. Idini yabo yari ya Gihanga yo kwa Ryangombe. Bizeraga yuko rero iyo umwana avutse ntibamwita izina ryiza urupfu rutamutwara. Baravuga bati uyu ni Mpyisi. Ntago Mpyisi kavutse mu rugo urupfu ntiruzagira icyo rugatwara. Cyakora Imana yagize neza ireba umubabaro wabo banyita izina ribi, kandi bitewe no kunkunda ngo ndapfa izina rihama rityo. Aho menye impamvu zaryo nanjye ndarikunda cyane. N'abana banjye bose bitwa Mpyisi, n'abuzukuru bitwa Mpyisi. Mu mabyiruka Mpyisi yasanze uyu mwana amaze guca akenge akurikira abandi akaragira inka. Icyo gihe hari amashuri make kandi kwiga bigoye. Mpyisi we yagize amahirwe yo kwiga irwamwata mu kigo cy'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi kuko ari cyo kigo cy'amashuri cyari kimuri hafi. Mwumve rero uko twaje mu ishuri kujya kuvuna kubona abanyeshuri abafashwe bakaza ahangaha bigaga kanya gato, mwarimu wabo agasohokana nabo bakareba abana aho baraginga. Uko rero babigenzaga barakuzanaga mwarimu akakwandika. Iyo amara kwandika yavuga ati taha ejo nutaza so azakubitwa ibiboko. Nuko ukajya muheruka ukabwira ababyeyi uti bamfashe kandi banyanditse kandi ngo nintajyeho bazagukubita ibiboko. Nuko nguko amavuno yabaga kugira ngo adakubitwa ibiboko agafata inkona karagira inka natwe tukaza kwiga. Nuko ntangirira ahangaha ishuri mwarimu niwe wabaga ari na pastor, tukiga iby'Imana tukiga n'iby'ishuri. Nuko turiga niga umwaka wa mbere mu muhanga, ariko mubyumve twandikaga ku nkoma tukandika no ku bibero no hasi mu musenyi, nta karamu nta gitabo, ku nkoma tugakora ikizami turi mu musenyi tukandika ku nkoma tugatsinda. Mpyisi yizirwa mwata amashuri 3 ayashoje ajya kwiga igitwe amashuri bitaga middle school umwaka wa 4 n'uwa 5. Icyo gihe yakoraga urugendo rw'ibirometero 34 ku munsi. Nuko niga umwaka wa 3 ndawurangiza bati mujye kwiga igitwe. Kuva aha kujya igitwe ni kilometero 17. Nagendaga kilometero 17 mu gitondo njyayo, nkagaruka kilometero zindi 17 34 ku munsi, kandi ntacyo nabaga nariye. Mpyisi yigirwa mwata yakundaga igitabo cya Bibiliya, ariko icyo gihe yari ataratangira gukorera amafaranga ngo abe yayigura, nuko ahitamo kujya kwikorera ku misiyoni mu gihe kingana n'ukwezi. Ndangiza umwaka wa mbere, ndangiza uwa kabiri, ndangiza uwa gatatu. Nyiri mu wa gatatu nkunda Bibiliya, nta mafaranga nari mfite. Bati abashaka Bibiliya bazajya igitwe kuzikorera. Nagiye igitwe mara ukwezi nkorera Bibiliya, bampemba Bibiliya. Icyo gihe yitwaga Bibirose. Ndababwiye cyari igitabo cyiza, naje ngifatiye mu gituza numva ko mfite Imana. Mu mwaka w'1934 Mpyisi yaje kubatirizwa igitwe, nuko yitwa Ezra Mpyisi. Mu byifuzo bye yifuzaga kubatizwa n'umuzungu, ariko siko byagenze. Nabatijwe mu 1934. 1934
mbatirizwa twavuga rw'amata urwo rugendo rurerure tukajya kubatirizwa igitwe. Ubwo nahoraga ndifuza kuzabatizwa n'umuzungu ngo nkoreho numva uko umubiri umeze, ngira ibyaha ngombatizwa n'umupasitori w'umwirabura. Birambabaza ariko ndabyemera, nta kundi najyaga kugira. Umva nawe uwo mukristo uhitamo bamubatiza, ntarinzi ibyo ari byose. Ezra Mpyisi ashoje amashuri ya middle school yakomereje mu mwaka wa 6 n'uwa 7 ndetse akomereza mu mwaka wa 8, icyo gihe wafatwaga nka kaminuza kuko hejuru yawo nta wundi mwaka wabagaho. Awurangije bamwohereza iwabo irwamwata kwigisha, ari nabwo yatangiye akazi. Kubera impamvu z'uburwayi, Ezra Mpyisi yoherejwe Ingoma ho kuri Kivu kujya kwivuza, aranahigisha abari ntakomereza ubutumwa mu gihe kingana n'imyaka 4, dore ko aho Ingoma hari ibitaro ndetse na misiyoni. Nuko bukeye abazungu nibo bayoboraga bashangurira kuza kwigisha hani rwamwata. Bari barahashyize umwaka wa 4 n'uwa 5. Nuko nigisha umwaka wa 4 n'uwa 5, bukeye ndwara malariya imerera nabi pe. Nuko abazungu barambwira bati malariya urwaye kwivurira ino nta bitaro byabagaho, habagaho twa dispensaire kari i Nyanza kandi kari igitwe, nta bitaro. Nuko ibitaro byari muri misiyoni ya Ngoma ku Kibuye by'abadivantiste batereka tukohereze kwa muganga. Nuko mfata gahungu tugenza amaguru kuva ino tugera kuri Ngoma, turaye mu nzira 2. Kuri Ngoma ni ku Kivu, ahantu ku Kibuye baje kwita Mugonero. Nuko mama igihe ntangira koroherwa, norohewe nasanze umupasitori twiganye igitwe mu wa 8, arambwira ati ubu ngubu kusindagira twabuza abarimu n'udukorera mu biro. Abibwira umuzungu witwa Bwana Metero ati ntiwaza ukajya wigisha ugakora no mu biro kubashije, igihe bakuvura tukagira amafaranga tuguhemba. Ndahiriwe ahubwo nkora mu biro by'uwo muzungu Bwana Metero kandi nkigisha, arashima. Nuko nguma kuri Ngoma ntyo mpaba ndi ingaragu. Nahamaze imyaka 4. Mu mwaka w'1944 Ezra Mpyisi yashatse umufasha, icyo gihe akaba yarafite imyaka 22. Igihe kiragera nshaka kurongora, ndarambagiza ngo hari muri za 40 n'imisago. Nuko ndarambagiza naje gushyingirirwa iwacu irwamwata. Ishyingirirwa muri rwa rusengero, ariko rwaragize amajyambere, bararwubatse barusakaza umubaya. Niho nashyingirwa n'umupatoro witwa Natanayeli Rwandemera, niwe wari umukuru w'intara. Icyo gihe kandi nashyingirwaga nta gakweto, nari inkenye akenda kanjye nakameshe n'agapira n'akenda niteye n'amasunzu, nteze amasunzu. Umukobwa nawe akenyeye akenda ke nako yiteye n'agapira n'amasunzu, nta gukimbagira, nta gapica. Nuko tuza mu rusengero turicara, Natanayeli aradushingira nta kamodoka shweda. Ezra Mpyisi yakomeje gushingwa imirimo ikomeye mu itorero kugeza ubwo mu mwaka w'1951 yahawe ubupasiteri. Mu mwaka w'1959 ubwo mu Rwanda habaga imvururu abantu bamwe bagahunga, Pasiteri Ezra Mpyisi we byahuriranye nuko yoherejwe kwiga isurusi muri Zimbabwe. Avuga ko icyo gihe bamwohereje kwiga bamwikiza kubera ibitekerezo bye yatangaga ku byangombwa byahabwaga abanyeshuri bigaga mu mashuri y'Abadivantiste munsi wa 7 bitatumaga bahabwa akazi ka leta igihe basoje amasomo. Mbaza abazungu
ese kuki tudatanga icyete leta cyemewe na leta kandi abaturage bacu muri Tanzania, Kenya, Uganda ko batanga icyete cyemewe na leta Abadivantiste batoya nidutanga icyete cyemewe na leta aba bazasohoka ishuri badutoroke bajye gukorera leta muzabareke bagende ariko none se mwebwe muzabakoresha bose barere bati uyu mutindi yasaranye ubwenge reka tumwohereze mu mashuri azagaruka yaracogoye nibwo bantoreye kujya muri kaminuza y'Abadiventiste muri Zimbabwe ahantu hitwa Soros nyuma y'umwaka umwe haza umuzungu witwa Garahamu bamutoreye kuza kuyobora ishuri ry'igitwe abanyeshuri baramwongorera batahara umuntu witwaga Ezra Mpyisi yari wa kabiri ku muzungu yari yadusabiye guhabwa icyete bamucira Isorusi nuko bajya mu nama kandi abo muri Kenya na Uganda na Tanzania bari muri izo nama Garahamu ashyira urutoke hejuru ati ntabwo nzaba umukuru w'ishuri ritanga icyete cy'igitwe kitariho leta abapasitoro n'abazungu bo muri Tanzania na Kenya na Uganda bati ngo icyete nimugisha imyaka 12 bati mugatanga icyete leta itemeye bite ko twese tugitanga babazungu bashiye baranuma mumve icyete yitwa cyavuye baranuma nuko batigara bati humura bati nishano ryaguye guhera ubikete kiremewe igitwe jya kuyobora ishuri nguko ababonera ibyeti igitwe kugeza uyu ngubu nguko ko cyaje. Pastor Ezra Mpyisi yabyaye abana 10 maginga ya akaba atayishema no kugira amukomokaho nabyaye abana 10 amaze gupfa bane usigaye 6 abuzukuru rero kireka ngobye kubabara ariko bagira nko kuri 11 abuzukuruza bamaze kuba 2 oya 3 kuki abantu buri bakibyara reka bintu biracitse arongora ashaje yanarongora ntabyare. Pastor Ezra Mpyisi amukomokaho nabo yabise Mpyisi abana banjye bose nababyariye mu Rwanda umwana wese akagira izina rye mu muco w'u Rwanda nta witwa izina rya se ibi biriho n'ibyazanywe n'abazungu nagiye rero muri Soros Zimbabwe ari bato usanga ariko bifite akamaro kuko nk'ubu barambiraga bati bo barabyita amazina y'ababyeyi ati kuko niba umwana wateswe Mpyisi azazino tumugirire nabi ariko nitwo ngo Mpyisi ariko hari bibi nanone niba narahagize nabi nanone umwana we yarapfuye rero kugira niba naragize neza umwana wanjye abona imigisha. Abakomoka kuri Ezra Mpyisi nabo batangaza ko baterwa ishema no kwitwa bene Mpyisi. Rwose rero nkanjye ndi umucuruzi ariko aho ngenda hose ngiye muri revenue nkatwara izina ryanjye rya pastor ndivuze ntabwo bahita batekereza ko niba bahita bibaza bati ubwo yererewe muri umuryango ibyo avuze ntabwo abeshye nanjye nkabihagararaho nkumva iryo zina ntari mwaza nkavugisha ukuri rero iryo zina ryaduhesheje agaciro rifite icyo rivuze. Twebwe naho twajya hose muri East Africa muri Central Africa gusa ukavuga iryo zina rya Mpyisi cyane cyane mu miryango y'Abadivantiste ntaho batakumenya kandi ntaho batakwakira. Rero turamushimira cyane imibereho ye yabayeho kuko yaduhesheje agaciro iduhesha ishema iduhesha n'icyubahiro iryo zina rye riduhesha icyubahiro aho tugiye hose ibyo turabimushimira cyane.
Pasiteri Ezra Mpyisi imirimo yose yagiye ashingwa yaba mu Rwanda ndetse no mu mahanga yakoranye umwete n'umurava. Nyuma y'aho aherewe ubupasiteri mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na rimwe, mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatatu akaba yaraje koherezwa muri Kongo Mbirigi muri misiyoni ya Kasayi kujya kwigisha, nuko nyuma y'imyaka 3 agaruka igitwe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda Pasiteri Ezra Mpyisi yoherejwe kwiga isurusi muri Zimbabwe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kane aza koherezwa kwigisha i Burundi, nuko hamaze umwaka umwe gusa nibwo igitwe habuze abarimu, hanyuma baramuhamagaza aza kubafasha kwigisha. Ntibyatinze kuko nyuma y'amezi 6 umutekano we waje guhungabana, ahungirirwa wese muri Kongo Mbirigi. Igitwe babura bigisha batese ko twohereje Mpyisi kujya kwiga ngo azazafashe mu kwigisha. Hari umusungu umwe wigishaga AHEZA byamushobeye ko Mpyisi avuye kwiga nta wundi dufite kandi akaba atabasha kugaruka mu Rwanda, twabigira dute? Umuzungu witwaga Wena umudakiri wayoboraga union y'u Rwanda n'u Burundi. Kongo yari yamaze kugera union yayo, nuko yari i Burundi i Bujumbura, asanga mu Kivoga ni hafi Bujumbura. Ateze ugiye mu Rwanda bakwemera kujya mu Rwanda? Ujya kujya mu Rwanda murabizi nabaho se? Ati ndabizi ntiwabaho. Ateze ngiye nkabaza Kayibanda ko uje kwigisha abantu be, twabuze abarimu igitwe, yemeye wajyayo? Niba atazanyica najyayo. Aragenda aramubaza uko yabimbwiye. Kayibanda aramubwira ati umuntu usimuzi, n'ibyumweru bimbaririza ibye. Arabaririza mu bantu bo wabaje wese ati uwo muntu turamuzi, nta muntu yagiriye nabi, naze. Nuko ngaruka mu Rwanda nza gufasha kwigisha igitwe. Mpamara amezi 6 amazimwe abayaje. Mbwiraga aha murumva rero amazimwe yaje, reka nigendere mu mahoro hakiri kare ntarafatwa. Nuko bagiye kubona babona ikamiraje, nuko iranyimura bati araducitse yo kanyagwa. Nuko Imana inkura mu Rwanda ityo, nongeye kuhagaruka ejo bundi muri 1995 dukiwe n'inkotanyi. Pasiteri Ezra Mpyisi yaje kuva muri Kongo ajya muri Tanzania ahitwa Ikizu, ahatangiza ishuri. Nyuma yakomereje muri Kenya Kamagambo, nahatangiriza irindi shuri, ahakorera imyaka 5, nyuma agaruka Arusha muri Tanzania, nahatangiza irindi shuri. Aha hose Pasiteri Ezra Mpyisi yakoraga umurimo wo kwigisha iyobokamana, kubatiza ndetse no gusezeranya abakristu, ari nako ahatangiza amashuri yagiye afasha bene gihugu. Nuko kinjyana muri Kongo, njya muri Kongo rwese, nanone nigisha abapasitoro bavuye benshi bavuye Masisi n'abandi bavuye muri Kongo hirya no hino. Noneho abayobozi bashaka kunjyana kuyobora amashuri muri union ya Rubumbashi. Ndababwira ntumva ntanye n'abana banjye birenze urugero, bari mu Kamara, nanjye ngiye Rubumbashi ko ntanye nabo, ko nize mu Cyongereza. Mbwira abayobozi banjye ntimwampa umurimo muri East Africa aho nafasha abana banjye nk'ababa bugufi. Bati cyane kubw'amahirwe hari umuzungu Robinson twakoranye niwe wayoboraga muri Tanzania. Nuko barampamagara njya muri Tanzania hitwa Ikizu, hari high school na secondary school. Ndahajya ndahigisha buteye matangiza ishuri ry'abapasitoro. Bukeye ndahava njya ahantu hitwa Kamagambo muri Kenya, abariho nkora imyaka igeze nko kuri 5. Bukeye ndahava nsubira muri Tanzania hitwa Arusha. Iye ndi Rubero, nijye watangije Rubero ishuri ry'abapasitoro, ubu hari kaminuza. Nanone njya Ikizu ntanga ishuri ry'abapasitoro muri Tanzania. Ubundi bajyaga muri Uganda Bugemo, batangiza ishuri ry'abapasitoro muri Tanzania.
bukeye ndahava nibwo ngiye Arusha nanone ryari iryo shuri ry'abapasitori njya Ikamagambo muri Kenya matangiza ishuri ry'abapasitori ubundi imbere bajyaga bajya i Bugema muri Uganda ndabigisha muri Tanzania muri Kenya bukeye ndahava njya Arusha ubwo hari muri 1971 ishuri ry'ubupasitori ryihariye noneho aho hantu ubu hari kaminuza nijye watangije aho yabaye hose ndetse n'abo yabanye nabo yaba mu Rwanda ndetse no mu mahanga bazirikana ubwitange yagize mu guteza imbere uburezi aha ni Arusha muri Tanzania. His family decided that at 91 he visited all the places that he went in. Familia yake iliamua kwamba katika hiyo miaka 91 apite kila sehemu ambayo alifanya kazi. So one of the places that he went is the University of Arusha. Na sehemu moja aliyofanya kazi ni hii hapa katika chuo kikuu cha Arusha. He was one of the first founding fathers of this institution. Alikuwa miongoni mwa wale waanzilishi wa kwanza wa chuo hiki. The first principal of the then Arusha Adventist Seminary. Wa kwanza kabisa mkuu wa chuo hiki wakati kinaitwa Arusha Adventist Seminary. Between 1975 and 1978. Kati ya mwaka wa 75 mpaka 78. So all that we see is accredited to him. Vyote tunavyoviona leo vyaweza kupata chimbuko kwake. Because he laid the first foundation stone. Kwa kuwa yeye aliweka msingi wa kwanza wa chuo hiki. So as he speaks to us today, na sasa as he speaks to us this morning, atakapokuwa akizungumza nasi asubuhi ya leo, he speaks to us as a father. Pastor Ezra Mpyisi akaba yarashimishijwe no gusura bimwe mu bihugu yabayemo. Wanafunzi waliokuwa wanasomea hapa walikuwa wametoka Uganda, Tanzania, Kenya na Rwanda. Walikuwa wanasomea hapa miaka miwili. Mimi nilikuwa kiongozi wao. Jina langu ni Pastor Ezra Mpyisi. Nilikuwa missionary kwa mahali mbalimbali, Rwanda, Burundi, Kongo, Uganda, Tanzania na Kenya. Hapa tulikaa mwaka 1975 mpaka mwisho wa 78. Pastor Ezra Mpyisi wabaye igihe kitari gito mu gihugu cya Kenya na n'ubu babanye nawe abo yigishije bagaragaza uruhare rukomeye yagize mu guteza imbere iyobokamana. Pastor is a man of God who taught us to read the Bible, who taught us to be committed, who taught us order in doing God's work. He is involved in everything for the church. Through the efforts of Pastor Mpyisi, this church, which he had started, was constructed with all his efforts, and now the church has about 6,000 people who attend every Sabbath. The goodness with him is that when he was here, he had all the time to visit members. Nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu, Pastor Ezra Mpyisi wari mu kiruhuko cy'izabukuru mu gihugu cya Kenya nawe yifuje gutaha mu rwamubyaye agafatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu. Mu mwaka wa 1995 nibwo yagarutse mu Rwanda. Ashingiye ku bunararibonye yari afite mu gushinga amashuri mu bihugu bitandukanye, yaharaniye ko kaminuza ya mbere yigenga mu Rwanda ifungura amarembo. Iyo ni kaminuza yigenga y'abarayiki b'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi in Iraq. Nza mu Rwanda mu 1995. Nuko ndaza bati ngaho rero ntituzi kaminuza icyo ari cyo, ntituzi uko bigenda n'ibyawe.
namaze amezi 6 nta modoka nari mfite injarajara hariya ku biro bya minisiteri. Icyo gihe wayaburaga n'uwitwaga Joseph Nsabimana, iwe wari minisitiri wa education. Nkajyayo uzagarukejo nazerereye amezi 6. Umuntu ubizi ni Jonathan Nsabimana, nta wundi. Ntege imodoka ngenzi ibirenge amezi 6 nibwo twemerewe ikintu cyitwa convention, gutangira ishuri ry'ababyeyi rya kaminuza. Ni twebwe twabaye nomero ya mbere ishuri privé byemewe na leta y'u Rwanda gutangira kaminuza ni INRAC. Abandi bakurikiyeho ni je wabaye wa mbere, ni je wasinye hamwe na Minisitiri Nsabimana. INRAC iri munsi y'izina ryanjye. Pastor Mpyisi ni umusaza w'inaribonye wagize uruhare rukomeye cyane mu gushingwa kwa INRAC, nawe ugeze ahangaha tumukesha byinshi byakoreye INRAC. Ubwo ari nama y'ababyeyi yamutumizaga i Nairobi kugira ngo aze atange umusanzu we, bari bamuzeho inaribonye bye ko ku buryo yafasha abanyarwanda kugira ngo kiriya kigo gishingwe kandi giteze imbere uburezi mu Rwanda. Ubwo yazaga rero avuye i Nairobi yahise atangira koko uko ababyeyi babimusabye, ababyeyi b'Abadventiste umunsi wa 7, kugira ngo barebe ukuntu Pastor Mpyisi yatanga umusanzu we kugira ngo ayiteze imbere. Kandi koko yarabikoze, nta byangombwa byari bihari, ariko yakoze ibishoboka byose akoresheje ubunaribonye bwe n'ubumenyi bwe kugira ngo ibyangombwa byose mu nzego za leta ari muri Benedict no mu zindi nzego za leta kugira ngo ibyangombwa biboneke. Ubu ngubu dufite abanyeshuri bageze ku 600 mu rwego rwa bachelors cyangwa se undergraduate. Twaba dufite noneho n'abanyeshuri bageze kuri 350 mu rwego rwa masters. Ibyo ni ibintu bigaragaza uruhare n'umusanzu Pastor Mpyisi yageze kuri INRAC kugira ngo ibigeje aho igeze ubu ngubu. Pastor Ezra Mpyisi aho yabaye hose, yaba mu Rwanda ndetse cyane cyane mu mahanga, yafashije abanyarwanda bari impunzi icyo gihe, aharanira ko ababakomokaho biga kugira ngo bazagire ejo hazaza heza. Ariko ibintu bishaka kuvugaho, icya mbere ni uko ari umuntu ureba kure, areba imbere cyane. Impamvu mvuga ko areba imbere cyane nabihera nko ku babyeyi banjye, kuko bari barahungiye muri Zaire, ubu ngubu ari Democratic Republic of Congo. Umubyeyi yabona ukuntu babayeho nk'impunzi barigeze kubaho neza mu Rwanda, atekereza uburyo yabegereza aho yakoraga kuri mission ya bwe. Ntabwo nkurikije uko ababyeyi bambwiye, ntabwo ari ukugira ngo afashe ababyeyi gusa, ahubwo abana bari kuvuka kuri abo babyeyi bari kubaho bate. So kugira ngo rero abazane bwema ni uguha amahirwe natwe twavutse after that, kugira ngo tubone ahantu ho kwigira, tugire n'uburere bwo muri church ko hari hafi ya mission. Pastor Ezra Mpyisi ni umuntu twabanye kera, twabanye Bugema, namenye turi abanyeshuri. Mbese ukuntu yadufasha nk'abana b'Abanyarwanda bari Bugema byadufashije cyane, kuko twari dufite ibintu byinshi biturushya, ariko tukamusanga nk'umubyeyi wacu, tutari kumwe n'ababyeyi bacu akabidufashamo. Bukeye tujyana ahantu hitwa Kamagambo muri Kenya. Kamagambo muri Kenya naho yari chaplain muri college yaho, aradufasha cyane nk'abana bahigaga Abanyarwanda, nk'abanyamahanga twari kumwe twigana nabo, byose ugasanga tuyikunze ku murongo umwe abidufashije. Nyuma rero njya i Burayi muri London niyo mba, ariko nanone tuza kumutumira pastor ahamara igihe cy'ibyumweru 7 ari London. Muri icyo gihe nacyo yatwigishije ijambo ry'Imana, ahuza imiryango, ibibazo abantu baba bafite bari mu mahanga, ariko araduhujije cyane, ugasanga aradufashije muri byinshi, mbese bituma imiryango ijya imbere. None rero icyo nanjye navuga kuri Pastor Mpyisi
nuko ari umubyeyi w'abantu bose, ari umubyeyi wacu atubereye umubyeyi mwiza. Twamwigiyeho ijambo ry'Imana, tumwigiraho kumenya kubaka ingo zacu. Mbese nanjye muri make namwifuriza ko yaba Imana aho izamuhera iminsi ye yose azakomeza gukora ijambo ry'Imana, kandi tumwigiraho byinshi. Yaba abakomoka kuri Pastor Ezra Mpyisi, abo yabanye nabo bose bakaba bemeza ko yabereye urugero rwiza mu kwimakaza urukundo mu bantu, gufasha abari mu bibazo ndetse no gutanga inama, kwigomwa no kwitanga. Ibi byose ni impamvu ikomeye izabafasha mu buzima bwabo, kandi ngo biteguye kutazapfusha ubusa uwo murage mwiza yabaraze. Kundaga gufasha abantu benshi. Ndibuka nka Nairobi aho yabaga iwe hahoraga huzuye, ahubwo n'abantu bagombaga gusasa muri salo kugira ngo abantu babone aho baryama. Hazaga abantu bavuye i Burundi, bavuye mu Rwanda, bavuye muri Kongo, bose bagera Nairobi bakaza baje kwa Mpyisi, n'abatamuzi bazi gusa yuko nibagera kwa Mpyisi bazaba bageze mbese nko mu rugo, yuko umuryango kwa Mpyisi uzabakira. Cyane giye icyo mwibukiraho cyane n'icyo mushimira cyane no mwete yashyizeho wo kutwigisha amashuri y'abana be. Bose twize mu mashuri meza, yagerageje gukora uko ashoboye kugira ngo twige, kandi twarize neza kuko uko turi 8 twese twavutse mu muryango we, twese twarangije urwego rwa kaminuza, ndetse abandi ababiri bo bararakomeza bagera no ku rundi rwego. Hakaba harimo n'umwe mushiki wacu we ageze no ku rwego rwa PhD cyangwa doctorate. Ibyo rero ntabwo ari ahantu henshi ubisanga nk'ibyo ngibyo, tukaba tubimushimira cyane. Hi everyone, my name is Mpyisi. I'm Mpyisi. I am Mpyisi. I'm Esther Mpyisi. And we decided to come together and say something small about our grandfather, Pastor Ezra Mpyisi. And this is just to show him how much we love him and appreciate him, but also to show the world what a great man he is. And as granddaughters, this is someone who we really admire and who has set a huge example for us in carrying forward his name and his good deeds. My first memories of my grandfather were in Nairobi. We grew up in Nairobi. And my first memories of him were a man in a grey beard and a bit more hair than he has now, and a very sharp suit. This was in Delamere Flats, where they used to live, and a very nice green Civic Honda. You remember the Honda? Is it a Honda? Yeah, it was a green, like blue-green Civic Honda. And a briefcase. He was just a very... And a typewriter. Yeah, and a typewriter. Yeah, always on his typewriter with his briefcase, driving his car, going to meetings, preaching. He was just everywhere, almost omnipresent, if you will. And this is someone who, based on his values and principles, has really inspired very many people across not only the region, East Africa, but also across Africa. And I'd like to think, further than the continental borders. And as his grandchildren, he's inspired us to be the best we can. And for us, the name Mpyisi really carries a lot of weight in the sense that this is a name that has to be taken forward, if not in even greater lengths than what Pastor. Honestly, we all have so much love for him. He's such an example to us. I think one story I also remember was, he's one of the people that taught all of us how to pray. And I remember as a young child, we were all on the table, and they asked me to say a prayer on the table, and I prayed for everyone, including our dogs. And there was a dog of ours that died, and I asked my granddad, if when we die in heaven, are we going to see Poppy? Was it Poppy? Yeah, Poppy, the dog. And I don't know what he said, but I think it was an encouraging message that he gave us. But it goes to show that he's such an encouraging man. He's such a big example to all of us, not only his grandchildren, but I think to everyone that knows him.
So there's so much we can say, but this is just to show our appreciation for him, and we love him so much. Like Kami and Dee have said, Grandpa is an amazing person. He has done so much for so many people, not only his family. He's touched very, very many lives. He's taught and lived and preached in Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania, Zimbabwe. I think that's pretty much it. And of course, traveled to also very many other countries, spreading the Burundi exactly, to even Congo at one point, I think, to Congo as well. Umusanzu yagiye atanga no kumvikanisha abanyarwanda no kubakondanisha, kubasobanurira yuko abanyarwanda bose ari bene kanyarwanda kandi yuko bose baremwe n'Imana imwe, akaba ari batunze kugeza n'ubu. Ndamuzi neza rwose ko twabanye igihe kirekire kugeza n'ubu turacyari kumwe. Ni umuntu w'ingeso nziza, ni umuntu ukunda gukiranura abantu batamenye neza, ni umuntu w'imico myiza, ushaka imico myiza igihe cyose, ari mu buryo bw'ijambo ry'Imana, ari no mu mico ya Kinyarwanda. Ni umuntu w'imfura ukunda guhuza abantu, ushaka yuko abantu babana neza. Aracyavuga ijambo ry'Imana, aribwira abamwumva bose ari abanyarwanda n'andi bihugu. N'ubu rero Ezra Mpyisi aracyari umuntu umeze neza, ukorera Imana mu zabukuru ze, kandi ni umuntu ukibana neza n'abandi, ushimwa n'abantu bose, ari ab'idini yacu ari n'abo mu yandi madini. Ni umusaza twemera yuko yakoreye Imana neza kugeza n'ubu. By'umwihariko icyo muziho ni ubupfura busanzwe. Ubupfura busanzwe, kubana n'abantu neza. Ntabwo muri iyo myaka yose twabanye, haba mu Rwanda haba mu mahanga, ntawe nigeze numva wanduranye na Pastor Mpyisi. Akamenya kwihangana, akihanganira ingorane ingizi zose zirushya abantu, gupfusha abantu, kubura abavandimwe n'ibindi. Pastor Mpyisi ntiwamwumvaganya ibibaho. Nubwo byaba ari ibyago kandi byagiye bimugeraho kuko nkuko namwe mubizi, ariko ntiwamwumvaganya ibibaho. Ni umugabo utabara kandi ni umukristo. Ni umukristo, idini ye arayizi, arayisobanukiwe, yarayitangiye, haba mu Rwanda haba mu mahanga, aho yaciye hose. Ubutumwa yabwirije bwakijije imitima y'abantu benshi. N'uyu munsi kandi ari ubwo abwiriza, ari mu iteraniro ry'abantu, ari ubwo abwiriza kuri radio, abantu baba bamuteze amatwi kandi baramwumva, kandi bikagira icyo bibafasha. Kuva kera na kare abanyarwanda bari bazi Imana, ndetse ibyo ugasanga bigaragarira mu mazina bitaga abana babo nka Bizumuremyi, Habiyakare ndetse n'andi. Abazungu baduka mu Rwanda basanze abanyarwanda bafite idini yabo gakondo. Mu Rwanda bari basanganywe idini yabo bitaga idini ya Gihanga. Ariko mwumve, Gihanga uwo bavuga ni Imana rurema. Noneho batayimenye bafata umwe wo muri bo bamwita Gihanga. Ariko nawe barambwiraga bati Gihanga nyakugira Imana. Ubyumve ni kuko bataza abanyarwanda icyo ari cyo. Nubwo bamwise Gihanga cyahanze ibintu, baramubwiraga bati Gihanga nyakugira Imana. Bakamenya ko hejuru ya Gihanga hari ubundi bubasha bumurenze, ariko batabuza, ariko bazi ko buriho, ariko bakemera ko batamuzi. Ntabwo rero abazungu ba misiyoneri batuzaniye ikintu gishya, batuzaniye ikintu twari dusanganywe. Birababaje aho baje ngo badusobanurire uwo nguwo turamya tutamuzi kandi twemera ko ariho, ahubwo baza bavuga ngo ibyacu ni ibishenzi kandi basanze bazi ko tuzi ko ariho.
bo bakibeshya ngo baramuzi kandi batamuzi, twebweho tukemera yuko tutamuzi ariko tuzi ko ariho. Amadini aza mu Rwanda Mpyisi avuga ko baje bayobora aho kwigisha. Abanyamadini nabo baje bayobora ntibaje bigisha. Amadini yose yaja akoresha ububasha harasukire. Ububasha bweruye bakagukubita ukajya mu idini. Njya mu idini badusangagaho turagiye inka bakatwirukana bakadufata ku ngufu. Narafashwe bakakujyana kwa mwarimu akandika izina ryawe, iyo andika izina ryawe ugasiba so baramujyanaga bakamukubita ibiroko. Nubwo abanyarwanda bari bafite imana yabo bagiye bayoboka andi madini gahoro gahoro kuko abazungu babashukishaga imyenda n'ibikoresho bitandukanye, ariko bari abahanga bakabivanga bakaguhata bakaguha n'akunyu bakaguha isukari ukayipfunyika mu kirere ukajya uyirya ukayibika mu rubariro rw'inzu. Ukabanga kandi ukabakunda. N'abahanga bakaduha urutabe rw'umwenda yababa buke turabayoboka. Aho batwigishije Bibiliya ngo badaha umunyu wa Bibiliya bakaduha umunyu wo kurya, bakaduha isukari yo kurya, bakaduha urutabe rw'umwenda. Urutabe n'uruki aho n'akantu kagatoya gusa bakenyeraga ku itako rimwe batabuye kwiyora. Abanyamadini bategetse Musinga kuzibukira imana gakondo y'Abanyarwanda akayoboka imana yabo ndetse akabitoza rubanda. Yoboka kuko tuzi ko abantu bayagukunda. Nujya mu idini abantu bose baragusanga mu kiliziya. Urumva icyo bagendereye ni ukuzana abantu mu kiliziya, so kuza kubigisha ijambo ry'Imana ubwinshi. Musinga arababwira tumva, ese murajya kubigisha iki mu kiliziya cyane? Turajya kubigisha Imana. Tiri mumbwira Imana yanyu, barayivuga yitwa nde? Bati Mungu. Musinga agira ngo ni imungu, iyi mungu ibishimwe. Ati dorere Imana yanyu ni Mungu. Tiyarazi Igiswahili. Ati nimupfani Mungu yanyu, twe dufite Imana, twita haba Imana, harera Imana, habyara Imana. Timumva ko dufite Imana. Nubwo abantu bandamya baravuga bati njya kugira Imana, nanjye mfite Imana iri hejuru yanjye. Bati naho rero niba utagiye mu kiliziya turakwica. Rimwe bigeze kumuzana n'umusaraba ngo barawumutuye urubaho babaje, ari ishusho ya Yesu. Nuko barawumutura bati jya mu kiliziya iyi ni ishusho y'umwami uri hejuru yawe. Tidurire uyu muntu munzaniye mwaramwishe muramubamba, bene we nibaza bagasanga mwambaye ntibafata. Ati nimusubirane umusaraba wanyu. Zingagize ibyago aranga yangira abapadiri, yangira ababirigi. Bati turakwica, ati munyice, ubwo bubasha bwo murabufite, ariko sina Imana yanjye ngo sange Mungu, kandi ntabwo ntanga igihugu n'icy'Abanyarwanda nimujye kubabaza. Batinye kubabaza, yashakaga referendum. Nuko Musinga tubyihuse nibwo bamuciriye Kamembe. Mu Rwanda habanje Kiliziya Gatolika, akurikiraho Abaporoso ndetse n'andi madini. Aya madini yose ko yagiye azakurikirana, Abanyarwanda bagiye bayayoboka bitewe n'aho yagiye arasukira. Ku bwa Pasiteri Ezra Mpyisi avuga ko Abanyarwanda nta mahitamo bagize yo kwihitiramo idini, ko ahubwo bayobotse. Urebe rero kuko ntitwagiye mu bintu twihitiyemo. Aharasukiye padiri
bose babaye abagatulika. Harasukiye umudivantiste bose baba abadivantiste. Harasukiye umwangirikani bose baba abangirikani. Ubwo se twagiye mu idini twitoranirije, twarayobotse. Ayo madini yose uko yagiye akurikirana mu Rwanda niko yabonaga abayoboke, ariko Kiliziya Gatolika ugasanga ari ifite benshi. Ku ngoma y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa nibwo uyu mwami yinjije abahagarariye amadini atandukanye mu nama nkuru y'igihugu. Pastor Ezra Mpyisi icyo gihe atorerwa guhagararira abadivantiste umunsi wa karindwi, ndetse bituma bagira n'agaciro. Ubwo rero injiji zitari zinzi zaravuze ngo Pastor Mpyisi ubwo agiye mu nama y'umwami ngo buri aragiye nta kuzagaruka mu badivantiste, ahubwo narahageze abadivantiste basuzugurwaga bagira agaciro, bakubitwaga ibiboko, babonye ko umwami yabamenye, ikiboko kiragabanuka. Misiyoni yacu ntabwo yayigeragamo, ntiyarazi naho iri kandi ari hafi yayo, ariko y'abanyeshuri basohokaga yazanaga n'umubyeyi we bakaza mu misiyoni y'igitwe, maze abahirika b'igitwe nabo bagira agaciro, bati twaribeshye Mpyisi aduhaye agaciro. Pastor Ezra Mpyisi nubwo ageze mu zabukuru, ibi ntibimubuza gukomeza kwigisha iyobokamana mu nsengero ndetse no ku maradiyo atandukanye. Mu gitabo cy'itangiriro ntabwo wahabona isabato. Isabato yaje, abaheburayo baje. Pastor Ezra Mpyisi yahaye ibihembo binyuranye n'abakristo kubw'uruhare rukomeye yagize mu kubaka itorero ry'abadivantiste umunsi wa karindwi. Abazungu baduka mu Rwanda basanze u Rwanda rufite inzego z'ubutegetsi zihamye. Umuntu abwira abadaki ati, iki gihugu muje mu cy'u Rwanda ntimuze mu Rwanda nk'uko mwarwanaga muri Tanzania, mwarwanaga n'abahinza. Uyu ni umwami, afite gahunda, afite ingabo, afite za ministries, ni leta iri kuri gahunda. Mwitonde iryo Rwanda habiyo ryazabatera ibibazo. Abadake bahindura imigambi, baza ari abanyamahanga baje bati turashaka ko duturana, mugize neza mukatwakira tugafatanya namwe. Nibwo mwumva rero ngo abanyarwanda bari inshuti z'abadake, ni kuko abadake ntibigeze barwana, ariko nabo bari bafite ikindi cyihishe inyuma, ari uburyo bushaka ko bazahakoloniza cyangwa bakaba batware bakajya hejuru y'uwo basanze ari umwami, ariko babikoze mu bwenge batarwanye. Abadage baje gusimburwa n'Ababiligi ubwo Ubudage bwatsindwaga intambara ya mbere y'isi. Ababiligi baje barwana n'Abanyarwanda kuko Abanyarwanda bari inshuti z'Abadage kandi Abadage barahigwaga. Umva uko byaje, barahigwaga. Umwami w'u Rwanda, abasirikari be bitwaga Indugaruga, Abadage bari barabigije kurasana. Igihe Ababiligi, Abadage bajyaga kurasana n'Ababiligi, Ababiligi baturutse muri Kongo, mu mpande z'Ibugoyi hariya ku nkengero z'Ikivu, Ishangi niho byacikiraga. Ababiligi bari mu ruhande rumwe rw'Ikivu, hari ni ku kirwa ariko kure, abandi nabo bari hakuno mu Rwanda ku Kivu, ariho baciye ingando, Indugaruga n'Abadage. Indugaruga zirabireba zibwira Abadage bitumva rero ibintu birakomeye, biragaragara ko tuneshejwe, turashira. None bazungu twarwanaga imuhambire mugende, dusigare turamenye uko turwana, aho muri turashize.
bari inshuti z'aba badaki barabumvira baragenda bahengereye bageze kure abanyarwanda ya nkambi yabo murabyumva yariyo ibiti n'ibyatsi barayitwika ubwo babirigi barasagamo imbunda bati abantu bashize n'inkambi yabo amasasu yacu arayitwitse bamaze kwitwika nabo barahambira bakurikira ababirigi abadaki ababirigi bategeza ko hagira imbundi iziturutse muri urwo rugamba rw'abadake baraheba bati barashize baraza buhoro bagira ngo barabarasa biteguye kurasana binjira aho hantu hari inkamba ari mu ivu babura umuntu n'umwe b'abanyarwanda ukuntu barabahanga bati none se niba twabarashe intumbi ziri barazibura babona ivu gusa nibwo abanyarwanda bagiye baherekeje abadaki babageza muri Tanzania ikaragwe iyo bari bahungiye uko ubundi hayoborwaga n'abadaki muri Tanzania babagezayo bagaruka barashize ababirigi basabye Musinga ko yabaho u Rwanda n'abarutuye umwami Musinga butera utwatsi ababirigi basanga Musinga bati dusinyire yuko uduhaye u Rwanda ukomeze urutwara uzageza aho ushakiye umusaza ati nimara kurusinyira se ndaba ndi umwami w'iki barikanga bati cyari igisaza none kiza ubwenge azi ko gusinya biraba birangiye Mpyisi amaze guca akenge ari umwana muto ukurikira abandi mu nka yabonye umwami Musinga ari kumwe n'abagore n'abana be bamuhetse bamucira ikamembe nuko icyo gihe ageze mu rugo s'umubyara amutekerereza uko byagenze Musinga se wa Rudahigwa bamucira ikamembe naragahungu k'imyaka yagera nko ku 10 narabirebaga nakurikiye abandi mu nka tugeze muhira data abintekereza ukuntu abazungu baciriye umwami ikamembe ho mu Kinyaga ubwo rero nibo bategekaga Imana itugirira neza kubw'ubuntu bw'Imana u Rwanda rutazimira ikora ibitangaza bimika abazungu bimika umuhungu we Mutara wa gatatu Rudahigwa umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa mu miyoborere ye yifuzaga ko u Rwanda rwabona ubwigenge ahera ko akuraho uburetwa Rudahigwa arabireba uko u Rwanda rutegekwa areba no kuzahabwa ubwigenge ngo bajye muri Loni asanga u Rwanda kuzajya muri Loni rugifite abagaragu rugifite abahekwa ntibahembwe rugifite abahingirwa ntibahembe rugifite ikiboko cy'ababirigi asanga muri Loni kizaba ari igihugu gitandukanye n'ibindi byose avuye i Buraya ahamagaza abategetsi be n'abandi bose begereye ubutegetsi arababwira ati ubu imitegekere y'u Rwanda irahindutse ngiye guca ubuhake ngiye guca ikiboko ngiye guca ku bahekwaga n'abahingirwaga ku busa umuntu wese akora ahembwe kandi igihe kirageze ngo abazungu bazatahe dusigare twitegeka mu nzego no mu mirimo itandukanye ya leta wasangaga abasengera muri Kiliziya Gatolika aribo benshi ndetse n'abari bagize inama nkuru y'igihugu niko byari bimeze icyo gihe umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa afata umwanzuro wo kwinjiza mu nama nkuru y'igihugu n'abahagarariye ayandi madini nta muntu wakoreraga leta nta muntu wabonaga umwanya mu butegetsi atari umugatolika ubwo yaramaze kugira inama
ye inama nkuru y'igihugu paramenti ye abari bayirimo bari abagatolika gusa. None harababwira ati ngubu rero igihe kirageze ngo ibintu bisobanuke, ndi umwami w'abanyarwanda bose, ariko hari abo twibagiwe. Ayandi madini iyo turi mu nama tugahitisha itegeko, ya madini atagira kivugira, habiyo dushyiraho itegeko riyabangamiye, kandi kuzahindura itegeko bikatugora. Ati none ubu ishyizeho itegeko ko idini yose igira uyihagarariye mu nama nkuru y'igihugu. Rero abamadini rero bashaka abantu bohereza kubahagararira, nk'uwitwaga Zarubabeli wari uhagarariye abapresbiteriyani, Majoro wari uhagarariye abangirikani, abagatolika rero bo hafi inama bose bari abagatolika. Nanjye abwira abadivantisite ati mushaka umuntu wanyu baba ari batora kujya mu nama nkuru y'igihugu. Ariko twajyagayo igihe inama irimo, inama yarangira tugasubira mu mirimo yacu. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa washakiraga u Rwanda ubwigenge, mu mitegekere ye yakomeje kudacana uwaka n'Ababiligi, ndetse aza gutanga u Rwanda rutabonye ubwigenge yaharaniraga. Uko byagenze independence yatswe na Rudahigwa, nari impari, ndi member muri parlement y'igihugu. Ibisi nkuru mbarirano nari impari, Rudahigwa ari chairman w'iyo nama, ataha hakaba Kayihura Michel, ndi umujyanama mukuru umwami. Igihe kiragera bati ntituhava, Rudahigwa ati burahava mwanze mukunze. Reka mubwire, rimwe yagiye icyangu ateranya abantu n'abazungu bose bakorara, araguruka yarazi igifaransa cyane, ariko ubwo avuga mu Kinyarwanda abanyarwanda bumve. Umugabo witwa Karini Ngondo wari gahene yari yarize iby'ubugoronomi, ngira ngo aramusemera. Igihe kiragera aravuga ati ubundi yabakoberaga mu mashyi. Igihe kiragira ati mwambwa mwe ni mutahi wanyu. Igihe kirageze ngo tugire independence yacu. Karini Ngondo araca, areba kubivuga mu Gifaransa arakizi, agira aca. Rudahigwa aramureba ati jate ndagoye mukiyeho, ati urimbwa nkabo. Ati dorabo dufatanyije bo kanyagwa, kwijamba atari ryawe warivuze. Ati reka wabati baranyaga. Nuko Rudahigwa byivugira mu Gifaransa ati vushe mwambwa mwe ni mutahi wanyu. Igihe kirageze, none se niyagiye i Bujumbura ashaka umva gushaka passport mu gihugu cyawe, kuko afite igihugu se. Yagiriwe inama burya ko kujya Amerika arwana nabo, abonye ko bamurushije amaboko, ashaka kujya gushaka amaboko muri Amerika. Abibwira haru ati ndashaka passport kujya muri Amerika. Byamenyekanye ibintu biracika, yo nama nari nyirimo. Buki yagiye gushaka passport, agenda yitwaye mu modoka ajya kwa muganga we privé wo mu Bubiligi, amukubita urushinge, finished. Tiyabyutse kuri icyo gitanda. Mu rwego rwo gusigasira umuco, kubungabunga umwimerere w'ururimi rw'Ikinyarwanda no kumenyekanisha amateka y'u Rwanda, Pastor Ezra Mpyisi n'abandi basaza bageze mu zabukuru bashinze inteko izirikana umuco, amateka ndetse n'ururimi by'u Rwanda, hagamijwe kwigisha ndetse no gukundisha abakiri bato umuco wa Kinyarwanda. Pastor Ezra Mpyisi ugeze mu zabukuru azi byinshi ku mateka y'u Rwanda. Kuri we aya mateka afite inyigisho zikomeye ku rubyiruko, ngo zarufasha kumenya aho igihugu cyabo cyavuye ndetse no kubasha kubaka ejo hazaza heza. Kugira umusaza nka Pastor Ezra Mpyisi ni amahirwe akomeye ku gihugu, dore ko hari byinshi azi byagirira abanyarwanda akamaro. Abasaza nk'aba bakaba bagomba kwegerwa.